abakunzi banyamukandagira mu kibuga cy'ikarasi imitutu epr kipe ingabo z'igihugu intare yamaze gusinya yitwa nde Sheikh Brian Jibril Watara. Ngwino wumve ibishya by'uyu mugabo, ngwino wumve umugabo uhagaze agaciro ka miliyoni 460 hafi n'enye z'amafaranga y'u Rwanda, niwe uje gushakira ibitego iyi kipe yambara umweru n'umukara. Ese bizashoboka? Abakunzi bayo ndabakeneye, muze mbaho kuri kose kuri Sheikh Jibril Watara wamaze kugera muri nyamukandagira mu kigo cy'ikarasa imitutu. Umusore witwa Brad Ankani kuva muri KCCA Rayon Sport ngo imiryango irafunguye kuri we. Ese bihagaze gute? Uyu nawe ngwino wumve. Asana na Innocent yamaze gushyiraho umukono ku masezerano cyangwa nibivugwa gusa? Ibira byumva muri kiganiro. Ikipe ya Rayon Sport kandi biravugwa neza ko yamaze kurangiza ibiganiro mu buryo bwuzuye kandi bwimbitse n'umusore witwa Fahad Aziz Bayo. Ibi nabyo urabimenya muri iki gitondo. Ikintu udakwiriye kwibagirwa nuko iyi kipe ya Rayon Sport ifite amakuru menshi yandi umukunzi wakwiriye kumenya. Ubwo turajya muri izi kipe zombi turabona muri Rayon Sport y'abagore uko bihagaze. Ese imikino y'igikombe cy'ubutwari ihagaze gute? Abafana bayiteguye gute? Izaba ryari? Muzayikurikira hehe? Wowe wicikwa cunga ni wakora subscribe kuri channel yacu, ubundi tugendane amakuru 5 kuri 5. Good morning to you all, where you are, whatever you do. Aha ni honyine ushobora kubona amakuru y'imikino agezweho 5 kuri 5. Most welcome brothers and sisters. Pierre abakunzi baye mwebwe mwese muherereye mwambara umweru n'umukara, nzi neza ko mwajyaga mwirwa muvuga ngo Brian buri munsi azana indirimbo za Rayon Sport gusa. Oya, twega amakipe yose tuyacuranye indirimbo zayo bitewe nuko tuba dufitemo inkuru, ariko kubera ko tuba twako banyirazo bazadutunga intoki boga bati nta burenganzira mwadusabye, ariko iba ari indirimbo yo kwishima y'abafana abana bakwiye kumva bakishimira. So nta cyabuza rero ko dushyiramo indirimbo z'ama ekipe yanyu mukunda cyane. Nabaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira muri hano iwacu mu Rwanda ku misozi igihumbi, mwe mudukurikira muri East Africa, muri West Africa, North and West, mwe mwese mudukunda urutajorwa, natwe tubakunda nta buryarya. Kubera ko rero mwesemo kutuba hafi no kudushyigikira, niyo mpamvu natwe tubaha amakuru 5 kandi tunabashimira cyane. Ubwira mutima mwihariye bavanwe mufata umwanya mukaza kumva no gukurikira amakuru hano kuri channel yacu. Imana y'amahoro rero nibampera umugisha hirya no hino aho muherereye, ibyo mukora byose mukomeze muyoborwe n'Imana umuremyi wacu. Mwanyihanganira ndumva se n'wasarayemo bitewe n'akazi kejo, ariko ntibimbuza kumanuka milipuko rwose ma ekipe yanyu mukunda cyane hano iwacu mu Rwanda. Reka mbanza nce gatoya muri ekipe y'abana n'abategarugori ya Rayon Sport, ubona bwa Rayon Sport Women Football Club. Kera kabaye iyi kipe itajya yumva ijambo gutsindwa, yatakaje amanota ku munsi w'ejo itsindwa n'ikipe yitwa Indahangarwa hariya mu karere ka Rwamagana. Ikipe y'abagore ya Rayon Sport yakinnye umukino ukomeye n'ikipe yitwa Indahangarwa, itsindwa ibitego 2-1. Ese byagenze gute? Byatewe n'iki? Ariko se ku mupira hari gitangaje? Icyumvikana kimwe, ikipe y'abana n'abategarugori ya Rayon Sport isanzwe ari ikipe mu by'ukuri izwi, ikina umupira, ikina ndetse cyane ikina cyane ku buryo ari ekipe abantu bakunda, kubera ko ari ekipe mu by'ukuri itanga raha na karaha. Uretse ko Rayon Sport, uretse no kuba Rayon Sport ari ikipe igira abafana benshi, ubwo ndavuga y'abagabo, niyo abana n'abategarugori rero ntago bacitswe cyangwa se ntago basigajwe inyuma, nabo bagira abantu babakunda cyane. Niyo mpamvu nayo ari ekipe yaje ikora impinduka ndetse itangira kugenda ikubita amakipe itayabariye. Amakipe menshi agiye arya ibitego 5, 10, 15. Mbese ni ikipe igira gutya ikazi kosora.
ikipe ya Rayon Sport rero y'abana n'abategarugori kera kabaye yagize gutya itakaza umukino ku munsi w'ejo. Ese byagenze gute kugira ngo iyi kipe mu by'ukuri itakaze umukino? Ikipe yitwa Indahangarwa y'abana n'abategarugori ari Rwamagana ni ikipe nayo ikomeye mu by'ukuri, ni nk'amakipe akomeye, ariko nanone ni nk'amakipe umuntu yavuga ngo irimo abakobwa bafite imbaraga. Agerageza kubona match yabo mbona ni abantu bakomeye cyane. Ejo rero ikipe ya Rayon Sport igize gukijyayo y'abana n'abategarugori igezeyo barayifata bayitera 2-1 cyangwa se bayitera ibitego 2 byose kuri kimwe. Ni umukino utari woroshye, ariko kandi ni umukino abakobwa ba Rayon Sport bagerageje kurwana no kugira ngo bare kuba kwishyura ikipe, birangira ibabanye ibamba, birangira ibitego bigumyemo biba 2 kuri kimwe. Ese mu by'ukuri iyi kipe yitwa Indahangarwa izahura na Rayon Sport Women Football Club mu gikombe cy'ubutwari kuri finali, ntekereza ko nazo zanahura. Ese mu by'ukuri ni iyihe kipe zitwara neza hagati ya Rayon Sport Women Football Club ndetse n'Indahangarwa zahariye mu burasirazuba bw'u Rwanda? Abantu mukurikira ibiganiro byacu bukunda channel yacu, turebutse ko uyu mukino w'abari n'abategarugori wo tuzawubagezaho rwose, tuba twiteretse ari kamera zacu zityaye tubagezaho 5 ku kandi. Ubwo rero ntimuzajye kure rwose. Uyu ni umukino mugomba kuzareba. Rayon Sport Women Football Club nyuma yo gutakaza, nyuma yo gutsindwa, ubundi yajyaga igira gutya igiye kunganya na APR bataha babaye bavuga bati ngo APR yahoze ari APR, ubu ni Police Women Football Club, banganyirije hariya ku kibuga cy'Imasaka nari ndiyo. Ni umukino mwakurikiye, ariko batashye babaye bavuga bati ni gute ikipe nk'ingiyi ituzanaho ibintu byo gushaka kudutsinda. Nabwo baje bishyura, none Indahangarwa yabatsinze amanota 3 barayatakaza. Ese mu by'ukuri uyu mukino w'igikombe cy'ubutwari uzarangira gute hagati y'amakipe y'abana n'abategarugori? Ntuzajye kure, kuri channel zacu uzabikurikira 5 kuri 5. Wowe bana natwe ukore subscribe, ubundi ibintu byose bigiye gusanga aho wibereye rwose, tukugezaho update 5 kuri 5. So reka nigarukire mu bagabo i Nyarugenge, ngaruke mbabwire ko ubu ngubu ibintu byamaze gucayuka, ibintu bishyushye cyane. Rayon Sport imaze iminsi ikoresha abakinnyi b'abanyamahanga bari baje mu myitozo, bitwa ba Laurent mwaramwumvise, umukongo wari waravuye muri GQ hariya muri Zanzibar, mwumvise wavuye muri Congo Brazza, bariya bose yamaze kubasezera bavuga ati mwarakoze kuza. Robertinho ntabwo yababonyemo icyo yaba bakeneyemo. Rebutse ko Rayon Sport ari ikeneye abakinnyi 3 bashobora no kuba 4. Yari ikeneye umukinnyi wo hagati ukina umupira kandi w'umuhanga, ikeneye umuwinga n'umwataka agomba gufasha Fonenganya mu gukomeza gushakira ikipe ibitego mu gihe Fonenganya yagira akabazo, uwo mukinnyi akaba yaba ari stable. Yagiye ivuga n'abakinnyi batandukanye mwarabyumvise, ariko mu kiganiro umuyobozi wa Rayon Sport Bwana Twagereye Tadeo yagiranye n'ikinyamakuru cya Radio TV10 by Flame ndetse na Claude Hit, yatangaje ko Rayon Sport ifite umwataka izakira ku cyumweru uje gusinya ataje gukora test. Uyu munsi nibwo uyu mukinnyi ateganya kugera i Kigali. Ese ninde? Turamutegereje twese kuko bahisemo kumugira ibanga. Ariko nubwo bimeze bityo, Rayon Sport yakomeje kuba yakira umusore w'umuwinga witwa Asanana Innocent. Mwaramwumvise, mwaramukurikiye ibyo namubabwiyeho. Ni umusore w'umuhanga wagaragaje ko wenda afite akabazo ka fitness taraba ku rwego rukwiriye, ariko ntekereza ko ubwo Corneille ushinzwe kongera abakinnyi imbaraga muri Rayon Sport cyashinzwe agomba kumushyira ku rwego rwiza, ariko n'umusore agaragaje ko mu by'ukuri azi umupira. Biravuga ko yasinyiye ibihumbi bigera kuri $35 by'idolari. Ese koko nibyo? Ntabwo Rayon Sport irabyo officializa, ni amakuru aba tugeraho tudafitiye fact 100%, nawe tukayababwira uko twayumvise, ariko tusigamo iyo room ivuga ngo tuzareba niba Rayon Sport izamara gukonfirma uyu musore. Ngiye ntarabona ifoto ye afite jersey ya Rayon Sport cyangwa yambaye, ntabwo nahita nza kubikonfirma. Gusa umusore Asanana Innocent yagaragaje ko ari umuhanga. Umusore witwa Asana Zizi Kuranya Basane bakinnye muri Coto Sport de Galois, we yatangaje ko uyu musore ari nka Messi, we azi umupira mwinshi, nawe niko uyu musore yabivuze. Ariko nanjye ndebye highlights ze nabonye ari umusore mu by'ukuri uzi umupira. Reka turebe niba Rayon Sport iri umusinyishe umukinnyi wa mbere ibashe gusinyisha muri iyi window yo mu kwa mbere izarangira tariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Ubu dusigaje iminsi 5 yonyine uhereye uyu munsi. Rayon Sport kandi bivuga ko ibiganiro byayo na Fahad Bayo byamaze kujyaho umukono agapfundikizo cyose agatemeri. Fahad Bayo ategerejwe i Kigali anytime muri uyu munsi wa none. Ese yaba ari we perezida avugaga cyangwa n'uwundi?
reka nawe turebe, kubera ko uyu mugabo yagiye agorana na Rayon Sport bapfa imishahara, bapfa utuntu tundi tushamikiye muri terms and conditions bagize amasezerano, bakomeza kugenda bagorana, ariko aja we witwa Esenu umushakira isoko yakomeje kugenda amubungana amujyana hirya no mukatana ngo yanga bari bageze muri Tunisia, ariko Fahad Bayo ngo aramubwiye ngo nuramuka muri Tunisia diri aho idakunze indege mfata n'ingezi i Kigali, ntabwo mfite kongera gukata hirya no hino njya gusinyira Rayon Sport nyikinire nk'uko nayo yagaragaje ko inshaka. ese Fahad Bayo bariyo murabyumva mute? Nyuma yo kugorana, nyuma y'iki gihe cyose gishize, aramutse mwisanze yamaze kumanuka i Nyarugenge akaza gusinyira Gikundiro igikaga kikano cy'imfizi, abariyo mwamwakira gute? Fahad Bayo umwe mu basore bakinnye umupira kandi n'ubwo bawukina, wakiniye ikipe ya Uganda Cranes, yaza gufatanya na Foreign Nganyi ubu ngubu mbibutse ko Fazal yarangiye ari uri imbere n'ibitego 9 ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda cyangwa se rwa Rwanda Premier League. Ese mu by'ukuri uyu musore aje gukorana na Foreign Nganyi byagenda gute muri ligne d'attaque ya Rayon Sport? Hakazamo umusore witwa Asana na Innocent, uyu musore wa Cameroon nawe akaba yamaze gutezamo ku yindi wing, byabamize bite? Abareyo mwiyumva mute mufite abo bataka barimo Foreign Nganyi ndetse na Fahad Bayo? Ese Robertinho Goncalves umutoza wa Rayon Sport urimo bakuha imyitozo mu minsi myinshi, niwe wahitamo gukinisha abakinnyi babiri b'abataka, cyangwa yakinisha umwe undi akajya asimburana nawe na mugenzi we kugira ngo barusheho kugenda bagira imbaraga bashyira muri ekipe? Tuzaba tureba nitumara kumenya uwamaze gushyira umukataba ku rupapuro cyose wamaze gushyira umukono ku masezerano, tumenye ngo ninde mu by'ukuri cyangwa se niyihe systeme de jeu uyu mutoza Robertinho azakoresha. Mbibutse ko Rayon Sport igira abakinnyi bakomeye kuva kera kose, ajya gutwara igikombe ifite abataka nibura babiri bakomeye babasha gutwara ikipe bakayihedinga, maze abafana bayo bakishima bose bambara imyenda y'ubururu n'umweru. Iyi kipe kandi biravuga ko yamaze kuvugana n'umusore witwa Bright Anukani. Uyu ni umusore ukina muri KCCA, ni umusore umutoza Robertinho akunda kandi yakurikiranye imikinire ye. Uyu ni umusore mu by'ukuri we Robertinho we yisabiye ko Rayon Sport yamumuha. Ese mu by'ukuri uyu Bright Anukani ukina hagati umuwinga, umusore rwose w'umuhanga, azabasha kuza muri Rayon Sport nk'uko byitezwe, cyangwa byaba ari bya bindi wenda umutoza ashobora kwifuza umukinnyi ntamubonere ku gihe? Uyu musore witwa Brian Anukani ni umusore wavutse mu mwaka wa 2000 hari tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu, yambara nimero 24, cyangwa afite imyaka uyu munsi 2025. Ni umusore mu by'ukuri ukina hagati w'umuhanga ushobora kuza gukina kugira ngo afatanye na Muhire Kevin, cyangwa se igihe Muhire Kevin yaba yavunitse cyangwa yananiwe, uyu musore Bright Anukani abe yaza guhita amukorera mu ngata. Ni umusajya w'umuhanga cyane. Mbese uyu musore ufite uburebure bwa 1.73 m, ni umwataka ariko attacking midfielder, cyangwa se agakina muri zone asa naho ari hagati mu kibuga ariko akina muri ligne d'attaque. Uyu musore se azashobora kuza gukora aka kazi? Ubwo yabakina nko ku 10 agajya asimana na Muhire Kevin cyangwa se pa play. Rayon Sport muzi ko nayo mufite umusore akwiyamagaju w'umurundi. So reka turebe ukuntu mu by'ukuri biri buze kugenda kuri iyi mercato cya iyi window mu kwa mbere, dore ko mu nama ejo muri yahuje babaherwe ba Rayon Sport bari bahuye barimo bakora inama baganira bakora umucango ukuntu ikipe bakomeza kuyishyigikira, bakushanije amafaranga agera kuri miliyoni 77. Uyu munsi ubwo bafite amafaranga no gutyo rero nakubwira navuga ntuko biri kose utugiye iki cyumweru kwitega noneho kubona ekipe ya Rayon Sport ihagaranye n'abakinnyi bafata ifoto y'urwibutso, bafata ifoto y'amasezerano kugira ngo ikipe nayo ive mu by'amagambo ahubwo ijye mu bikorwa. Icyumweru gishize cyose twibaza ngo Rayon Sport nigezweho, ariko bikarangira Rayon Sport icyumweru kinazemo kikarangira nta mukinnyi tubonye. Abandi bati iragenda gake tazavaho igura nabi, abandi bati niki, ariko mu by'ukuri barimo n'akabazo k'amafaranga, mujye mubyibuka. Abareba bo barabizi neza cyane, n'abirirwa bayitunga intoki barabizi. Uyu musore witwa Brighton Kane yarwa kongera amasezerano, yari afite contrat muri KCCA izamugeza muri 2027. Ubwo Rayon Sport yamutse imuzanye yabiguze amasezerano cyangwa se yabidirinze n'ikipe bakumvikana ku masezerano. So ubwo rero reka turebe niba uyu musore bizashoboka. Tubabwiye amakuru ya Bright Anukane, tubabwiye amakuru y'umusore witwa Fahad Bayo Aziz, tubabwiye n'umusore n'amakuru ya Innocent Asana
reka turebe ko biri buze gukunda. Hari andi matike abiri ngo yoherejwe, numvanye umuvandimwe wacu umunyamakuru ngo yoherejwe mu gihugu cya Brazil ndetse n'iyoherejwe muri Guinea Conakry, igiye kuzana aba basore bashobora kuza gusinyira Rayon Sport. Ese ni bamwe muri abo cyangwa ni aba ngaba? Amakuru nge mfite ni ay'aba ngaba tubona uyu munsi, abo yabaye matike nabo turababara uko tubabonye, kandi bamaze kugera i Nyarugenge tubone kubaha amakuru yayo. Turi kuyakurikirana 5 kuri 5, hanyuma tukamenya nimba Rayon Sport mu by'ukuri iri buze gusoza iyi window nayo imaze kwibikaho abakinnyi yifuje cyangwa se yifuzaga, hanyuma banitegure igikombe cy'ubutwari, ari nako banitegura igikombe cy'amahoro, ndetse shampiyona iri bugaruke tariki 7 z'ukwa 2. Urumva ko hageze ni vuba rwose, nta kubishidikanyaho. Ibintu ukwiriye kumenya nk'umukunzi wa siporo mu Rwanda ni uko twe kamera zacu ziteguye, tuzatora ku kibuga kugira ngo tukugezeho amakuru y'imikino ibiri kubera ku kibuga direct, hanyuma kandi nawe ukomeze kudushyigikira, tubone no kugushimira kuko muri abantu b'imfura, muri abantu b'intwari. Iyo mufashe akanya mugakurikira ibiganiro tubagezaho, turatubona ubweramutima mwihariye. Natwe rero kugeza amakuru ntabwo tuzakura mu ruge, kuko tuzi neza umumaro wanyu kuri twebwe. So mureke rero dukomeze, mbanze nkomeze cyane mu ekipe yanyu mukunda, ariko menzamure aka kantu abakunzi b'ikipe babanze bakumva. Ikipe y'amahoro, ikipe yorana intsinzi, APR umuhanzi yaririmbye neza, nanamushimira cyane. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo abafana ba APR bakunda pe. Niba nawe uyikunda ukaba uyikurikiye, nkwifurije igitondo cyiza kandi uryoherwe n'ibyiza byose Imana itanga. Ikipe yitwa Nyamukandagira mu kigo cy'Ikarasi Mitutu rero, ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe ya APR ifite ibikombe 22 bya shampiyona y'u Rwanda. Ni ikipe yashoje faza ifite amanota 31, irushwa na Rayon Sport 5, dore ko yo Rayon Sport ifite 36. Ariko iyi kipe nyuma yuko yari yaraguze abakinnyi batari ku rwego rwiza, baje gusanga baratuburiwe, reka mivuge gutyo, yaravuze ati ntabwo twakwibeshya rimwe ngo twibeshye kabiri. Igira gutya iyi fazare ikirangira, isezeranwe muri bo nk'uwitwa Odiba bamukacitse miliyoni z'ijana z'amafaranga y'u Rwanda, bati ngaho igendere rwose, Imana izabane nawe mu byo uzagiyemo byose muri kariya yawe. Umusore yashyira mu ikofi, ayazinga neza, ahita yivira i Nyarugenge. Urumva ko ni umusore wajyanye impambi ihagije rwose, ni nkaho wagira ngo ebana kuri we ni boost ikomeye. Iyi kipe rero yahise igira gutya, izana abakinnyi 3, witwa Ahmed Dennis, witwa Hakim Kiwanuka, twabivuzeho twabagarutseho kenshi. Irahita izana n'umwataka witwa Sheikh Djibril Ouattara, ni umusore wageze ku kibuga cy'Ishyorongi kwa 5, arabanza yerekwa ari kumwe na Fande Akavunati umanager wa APR, yerekwa abakinnyi, baramwakira, baramwishimira, mwarabibonye. Hanyuma umusore rero kumusoje wakoze imyitozo, agaragara yambaye imyenda y'imyeru ya APR rwose. Mbere yuko ajya mu kibuga abanje gusenga, uwo munsi akimara kugera mu Ishyorongi mu myitozo, ariko n'ejo arongeye abigira gutyo, hanyuma yambara imyenda y'imyeru aza gukora imyitozo muri APR. Uyu ni umusore uje gushakira ikipe ibitego kuri miliyoni ze, ku gaciro ahagaze miliyoni 464, nizo azahagarara zose hamwe. Ubwo mbaze rero Pretomo 90 bamuhaye, n'ibihumbi 9 ahembwa buri kwezi bya 90 by'amadolari niba bamuhaye. Aya 90 aragera kuri miliyoni 127 n'ibihumbi 980 by'amafaranga y'u Rwanda, akazajya ahembwa ibihumbi 9 by'idolari niba mukinnyi ngira ngo wa mbere uhenze. Uyu musore akazamara amezi 24 ahembwa ayo mafaranga na gutyo. Hanyuma kandi akanongeraho ibyo ahazajya aba accommodation ho kuba nibura barirwa nka $1,000 buri kwezi, hanyuma ugasanga ni 24 byose mwabiteranye ugasanga ni miliyoni 464 nizo azaba atwaye namara imyaka 2 muri APR. Umusore waje muri APR yatandukanye na JS Kabiri, umusore ahembwaga 16,000 muri ekipe ya JS Kabiri. Uwo nuwo bita Sheikh Djibril Ouattara, ni uje guhoza abafana ba APR amarira, abashakira ibitego. Ese bizashoboka? Reka turebe. Giye nshizemo akarumu kavuga ngo ikibuga kizatwereka ukuri. Ndabashimiye cyane bakunzi bacu. Ganijuru yari mu Gishafi Stone ndetse na Eranga Ikanga batandukanye na